urukundo nirwo uri kuvuga ruzatuma tukwirukana mu kazi? cyane pe ushobora kuzayirukanisha. Toka mbere yangu ngende kugurisha abandi. Ntabwo akana kumesi umuntu n'umunyarwanda n'umurundi meza aravuye kwa Gisekedi. ntabwo byo mvuge mu Gifaransa unacyo nkizi. Ariko uvuye kwa Gisekedi. Mutoke mugende nge ntabwo mvuga. mwavugaga mutarabona dore igisubizo ku bantu mwifuza gutemberera mu karere ka Kirehe. Ese wabuze ahantu ushobora kuruhukira ugatekereza kuri business zawe neza? Ese waba wifuza guhabwa serivisi nziza ugataha unyuzwe? Ibyo byose ntahandi wabisanga ni muri Kirehe Sun City Motel. Tugufitiye ibyumba byiza bya VIP aho ushobora kuryama wirebera na televiziyo yawe, kuko buri cyumba cyacu gifite na televiziyo yacyo. Tugufitiye ibiribwa n'ibinyobwa by'amoko yose. Ese waba wifuza ko tukugezaho ibiribwa n'ibinyobwa aho uri aho ariho hose? Ibyo byose tubikora mu kanya nk'ako guhumbya. Tugufitiye sale y'ubukwe ndetse n'ibikoresho byayo. Urahasanga kandi na internet y'ubuntu. Ibyo byose kandi ni ku giciro utasanga ahandi. Duherereye Nyakarambi, ni muri metero 100 uvuye kuri sitasiyo Gapiko werekeza kuri Apapeni. Duteganye neza na RSSB. Ukigera kuri RSSB urahita ubona icyapa cyacu cyanditseho Kirehe Sun City Motel. Tugufitiye n'ishami i Mahama, ni muri metero 100 uvuye ku kibuga cyo ku Munini. Ni hafi neza hitwa kuri Hozagara. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero za telefone ziri hasi kuri ekara yawe cyangwa kuri screen ya telefone yawe. Kirehe Sun City Motel, tugane tukwakirana urugwiro. Muri Kirehe Sun City Motel, umukiriya ni umwami. Ganza, umeze ute se ko mbona uri bisa? Meze neza ariko ni gake iyi minsi. Kubera iki se ari gake by'iminsi Ganza? Manager rero ni inkuru ndende ariko nanakunyuramo muri make. Muri make aka kazi nyine ubona dukora. Ndabona nimutanyirukana ngenzi yirukana. Uziyirukana? Nziyirukana. Kubera iki se Ganza? None hariya ukubona ko dukora hariya muri biro, dukoramo tugera muri 4. Abakobwa 4 nanjye n'abakobwa 3 nanjye w'umuhungu wa 4. Ndabizi. Ariko ikibazo mfite uriya mukobwa dukorana wicara imbere yanjye. Ines se? Ines uriya Ines nyine umwe wicara imbere yanjye. Ndamubona. Uriya mukobwa yatari uranyirukana pe, naho ubundi ni cyangwa se mu mpindurira akazi mu njyana ahandi hantu niba mufite amaboraje. Uri umuntu wanjye ngiye kukubwira nyine, ngiye kubikubwira byose ariko ntazagira undi muntu ubibwira. Tuzatuma aba sister dukorana babimenye. Ndakumva uri umuntu wanjye. Rero tutagiye kure Ines gihewe mukima kano kazi. Niyo mukobwa nabonye mwana umugabo ndamukunda. Umva navuye mu byanjye uriya mukobwa bitewe n'ukuntu mubona rukuye outfit yonyine none. Basore wacu. Umva no kuvuga ngo ejo hari ukuntu ageza wenda mu minsi ishize. Hari ukuntu ageza aje mu kazi wana. Nkabona aya ntanze imbere. Arimo aragenda imbere yanjye. Ntamwishe nageze muri Niko. Urukundo nirwo uri kuvuga ruzatuma tukwirukana mu kazi? Cyane pe ushobora kuzayirukanisha. Nibyo. Urambwiye ngo nicyo cyane ariko Ganza, ku rundi ruhande nubwo uri inshuti yanjye ariko ndi manager wawe mu kazi. Reka tuganire. Urukundo uri kuvuga rwa cyane muri wowe ruzatuma hari ibintu bipfa mu kazi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, waba waramakinze shuwa neza ko uriya mukobwa nimuramuka mugiye mu bintu by'urukundo muzahuza
impamvu ya mbere mbikubwiye, uriya mukobwa iyo murebye imyitwarire, imigendere n'imikorere mu kazi, babona ari umuntu uri hayi cyane. Ntekereza ko ushobora rero kugenda gutyo wumva ngo uramukunda, ejo ugasanga ibyo witaga ingaruka nziza bikubereye ingaruka mbi. Ibyo bintu bitekerezeho, mara kubitekerezaho cyane ko igituma mbikubwira Issa ni generali. Ikindi cya kabiri, afite imigabane hano muri kampani. Ikimenyimenyi aza hano muri kampani gukora akazi, ntabwo yigeze akora examen, twamubonye nk'abandi bakozi bose, araza arakora ko twe tutazi ngo yinjiye gute. Mukimba abandi nimba ari akazi kari muri kampani, dushyiraho itangazo abashaka kuzaza guhatanira umwanya w'akazi bazakora bagakora ama examen. We ntabyo yakoze. Urumva rero ako gaciro afite, kuko iwabo ari abantu barenze, bambona ashaka kubigenderamo cyane, akumva ko nawe nyine ari uw'agaciro cyane. Umuntu nkawe Ganza w'inshuti yanjye, kwanzi kabisa imyitwarire yawe n'imikorere yawe, ko mbona uciye bugufi, ejo wazishora mu mazi abira ngo urimo urakunda uriya mukobwa, ugasanga ahubwo ugiye kurira. Ibyo bintu bitekerezaho neza, bitekerezaho neza. Ntabwo nkubujije gukundana. Ikindi kandi cya kabiri, gukunda ni sawa, urabyemerewe, yemerewe gukunda uwo ushaka, ariko umutima wawe ugakora cyane kubanza kureba ko ukunda ahuje n'ibyo nawe wifuza. Icyo niyo nama nakugira. Mana, nkurikije ibyo umaze kumbwira byose, nibyo pe, nibyo kandi wangiriye n'inama nzima, nabyumvisha. Ariko uko byagenda kose, ibyo bitewe n'ukuntu niyumva, nzabitwaza gake. Ibyo wambwiye byose nzabigendamo gake, ariko ndebe ko uriya mwana w'umukobwa Ines namwegukana. Nta kibazo. banguka hano hari banguka tube tuganira hano, tubona hari indaya zitangiye kumutaka. Uyu munsi ndabona ari indyamugi, uko biragenda kose turagatuza hakiri kare. Ines ko mbona atigeze aza, kandi iyo ataje akazi ntabwo nyagakora neza rwose, ntabwo nagakora ngo bibe. Uyu mukobwa nuko badahari, afite ikibazo gikomeye. Naramukunze ariko kubimubwira hatari. Nzakora uko nshoboye, nzarara amajoro kumubwira bizangora, ariko nzashyira mbimubwira. Ganza, Morning. waramutse neza? Fresh. Ni amahoro. Amahoro, kuko atari kuza mu kazi we. Natinze utuntu twamwibwije, niyo mpamvu natinze kuza mu kazi. Ariko iyo utinda nanjye ngiye kwitahira. Yego. Arangiye kwitahira, gukora akazi udahari n'ubundi bisa nkaho haka kazi. Ntabwo byavamo. Koko se? Ibibazo. Naje rero dukore kabisa. Iyo ndi gukora mureba akazi karanyoroheye. Mumbere ubwoba se kandi? Ubwoba? Ubwoba bwo mu minsi twiwe hari akazi kagenda neza. Aya ni ibisanzwe, ariko n'ubundi kuva kera. Yego. Okay. Kuva kera. Ni byiza. Dukore vuba, tutahe tutarasigaye, turebe n'ibindi byo gukora mu rugo. banguka hano hari banguka tube tuganira hano, tubona hari indaya zitangiye kumutaka.
uretse bo kumbona muri bakiri batoya dukorera ko muri aha ngaha dukorera hano ariko ni saa akazi cya mbere so kwinjiza wanzi uretse kumenya ibiganiro ni ibiki arenze n'ibintu bisanzwe urakeka ko njye naje kugura se ahubwo tubwire nyine ndetse umuntu aje hano baje gukurikirane nimba nyine naje gufata akantu ko kunywa nta kibazo natwe nyine natwe turahari kubera tujya kunywa nka kurushya none se wowe none se tubaje gufata akantu ko kunywa none se turakoma wenyine natwe nyine twaje irangamuntu ese irangamuntu ni ngo ntabwo afite irangamuntu mu kabari ese bitwaye iki cya mbere si amafaranga bacakire manajya wanga kandi natwe tuhakorera kora aha ngaha gute ntawe turahakorera tuzi imyaka none mushaka iki mushaka iki mushaka iki ese ko turi no gusakuza cyane tutambwiye icyo dushaka gutamura kugira imbere rero kwiregera ugira imbere ariko nawe ukajya uba umwana njye naje hano nje guhura na sheri wanjye tujye kuganira aha ngaha ntabwo ndi umuguzi w'ubwo busa bwawe ariya iki ubusa bwacu busa rwose ubwo kumva batajya umuntu uwo musheri wawe ameze ute umusheri wawe ameze ute umusekirite waka toka mbere yangu njye bari kugurisha abandi njye ntabwo ngura ntabwo umuntu wakanawe kumesa umuntu ni umunyarwanda ni umurundi meza aravuye kwa giseke ntabwo ibyo mvuge mu gifaransa unacyo nkizi ariko uvuye kwa giseke mutoke mugende njye ntabwo ngura nicyo gihugu cya kwa giseke rero ku Rwanda twigendere ntabwo ntabwo naje kumva toka kuko niho naje gusohokana nongeye gusohokana umukunzi wanjye kanze muhamagare ahantu rwose unahahindure tujya ahandi hamagara ahantu gukorera ari umukobwa bumeze gutyo wagira ngo ubwana buvutse bakoresha muri burayi ganza noneho njyewe ugiye muri pose sinakubwiye ko hari ibyo ugiye gusigaramo igihe hari ibintu ngiye gusigara ndi gukora bose nabonye akazi ibintu nshaka umwana tworoye yakeka ubwo nyine ngo ntabwo gera muri pose ngenda abantu kandi ntabwo kumenya ko nakomereje ujya mu rugo nta kibazo cyabaye witeho